abapastori twe turi mu ishuri turimo turiga uko abantu bomboka bakoresheje telefone. Umuntu akicara nimugoroba agafungura akajya gukora profiling y'abagore b'ibimero n'ibindi byose. Iyo wigaburiye umwanda urwara mu nda, baromboka. Paulo aratubwira hano ngo ikintu kizakubwira ko turi mu minsi ya nyuma. Dufite abakristo bomboka, barombokera muri porno, baromboka bareba ibyo batagomba kureba, barabyohererezanya, baromboka. Ingo zashize n'abagore batagira umutima, batawugira. Ntimugire ngo ndatukana, ndarakaye, n'Imana irababaye. Umugore arifata akoherereza umugabo selfie y'umuntu wambaye ubusa. Umugabo akajya gusambana we n'umugore w'umusambani n'umugabo w'umusambani bakifata selfie. Umugore akayoherereza umugore wundi akamubwira ati rega buriya turamusangiye. Ubwo urwo rugo ruzongera rube ruzima? Ubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Bibiliya ikatubwira ngo aba bakristo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, ingo zigasenyuka. Ariko saho bigarukiye. Paulo aratubwira ngo iki gihe kizaba kirimo abakristo babeshyerana, batarabera, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana. Muri no minsi rero ariko na telefone zirabikora bambe. Izi telefone, iki ni igikoresho cyiza ariko ni igikoresho cy'ibyaha. Wicarana n'umuntu ngo ni inshuti yawe, akakuvura kaza ariko tuvuge ibya ati diocese yacu buriya bimeze bite, ati buriya mubona ibintu by'idini bimeze bite, ugatangira nawe ugahomboka ukavuga, nawe ubwo yagukubise muri record ukazasanga bakazubira ariko ibi bintu iyo wicaye ukavuga umuyobozi wawe gutya. Erega natwe mu gipastori birahaba, turagambana. Mu gihugu hari hanze baragambana, barabeshyerana, barasenga. Haro ngaho ni mu mpakanye. Mwampakaniye ariko nkamenya ko ndi umubeshyi. Bibahora cyangwa ntabwo bibaho? Nshobora kuba mu isi yanjye. Mwihane. Uyu ni umunsi wo kwihana tukagira ubuhamya, ukagendera mu kuri. Ibyo uvuga ukabivuga kuko ukunda. Urabona inshinga igarukamo hano, ni abantu badakunda babo, ni abantu badakundana, ni abantu babeshyerana, ni abantu bagambana, ni abantu bikakaza, ni abantu bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana no gukunda abantu. Iyi niyo minsi turimo. Urukundo rwa benshi rwarakonje mu rugo, abagabo baromboka, rurakonja mu rugo, abagore baromboka, rurakonja mu rugo, abana ntibacyumvira ababyeyi. Byanditse muri aya magambo. Ariko Bibiliya ikarangiza tubwira ngo rero mu gihe nk'icyo ngicyo, haleluya, mu gihe cy'ubukristo butagira ubuhamya, noneho Paulo akandika akavuga ngo umva rero noneho niyo byamera bityo. Murebe umurongo wa 10 waho ngaho muri Timoteyo aravuga ngo ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. Ariko wehoho muntu w'Imana, hari uburyo tugomba kugenda, hari uburyo tugomba kwitwara. Iyo dini tubwira ko ushobora kuramya ikigirwamana ukagenda ukinezeza. Paulo akavuga ngo ya twese uko tuzagenda, ariko wehoho muntu w'Imana hari ukundi ugomba kugenda. Reba umurongo wa 14 niho ndi burangirize. Akavuga ngo ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyega ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Wamenyaga ibyanditswe byera kuva mu buto bwawe. Harimo benshi ndashaka kubasubiza inyuma, ndashaka kubasubiza aho mwavuye. Muri Yesaya Imana iravuga ngo ibuka igitare wahwanyuweho. Bamwe muri abana b'abapastori, abandi muri abana b'abarokore, abandi mwabaye mu itorero, mwize Sunday school, ariko wibuke ko kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bigusobanurira agakiza. Kandi niba uri na mushya tuzabigusobanurira, kuko hari agakiza tubonera muri Yesu, tukashorera imizi muri Yesu, tugakurira muri Yesu, tukagendera muri Yesu, hanyuma tukagenda twera imbuto nziza z'abizeye. Amen. Hanyuma
akarangiza avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamuhanira gukiranuka, bikamwemeza ibyaha bye, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye rwose ashobore gukora imirimo myiza yose. Akira Yesu, ugendere mu ijambo rye, uve mu bwiza ujya mu bundi, uve mu bantu bagendera mu kwiyoberanya ngo bafite ishusho yo kwera. Niko hariya batubwiye umurongo wa 5 ngo bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zako. Noneho akarangiza atubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, get away from them, witandukanye nabo. Kuko ikibazo dufite, korari yabiririmbye neza, ikibazo dufite abakristo batagira ubuhamya. Baraterana, barasenga, bararirimba, baratura, ariko imbuto zabo ntazo. Barasambana, bararoga, barangana, baratukana, barirata, bararwana, kandi barasenga, imbuto zabo ntazo. Iki rero ni ikintu ngira ngo dutekerezeho cyane muri kino gihe turimo gusoza iyi nyigisho ku mukristo ufite ubuhamya. Twibaze ngo ariko ko tumaze ukwezi kose twiga izi nyigisho, ubuhamya bwawe bumeze bute? Paulo yanditse neza aravuga ngo twebwe turi inzandiko zisomwa, inzandiko zisomwa n'abantu bose. Umukozi w'Imana umwe yaravuze ngo hari abantu batazigera basoma ubutumwa bwiza bwa Matayo, hari abatazigera basoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Ariko, hari abatazigera basoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, hari abatazigera basoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, hari abatazasoma inzandiko za Paulo cyangwa iza Petero cyangwa iza Yohana, ariko basoma ubuzima bwawe buri munsi. Buri munsi barakubona uru rwandiko rusomwa. Ubuzima bwawe ni ubuhamya cyangwa ni igihakana cy'ibyo wizeye. Amen. Kuko nuko turi. Ariko ikintu kibabaje, ngiye maze imyaka 38 nkizwa, kandi nta gahunda mfite yo gucogora. Ndimo dasaza. Hari abantu bakubwira rero ngo uriya ngo twebwe ngo ntituzasaza, ngo tuzarama. Urasaza se ntusaza? Urahagarara. Njye mbibabwira, twajyaga tuva i Butare niga muri universite tukajya ku Kanyaru tukagaruka, harimo kilometero 34 kugenda no kugaruka ni kilometero 68. Twarazigendaga tukajyayo tukagaruka, turi aba sportif. Ubu ngubu nsigaye mpagarara, korari karamya igahimbaza, nageraho nkumva mu mavi bitangiye kujegera, umubiri ukambwira ngo rega ntabwo ukiri wa musore, unazeheka, urashaje. Uyu mubiri urasaza, ubishaka utabishaka, uyu mubiri urasaza. Paulo waravuga ngo ni ihema ririzinga. Kajya kubona ukabona wazanye iminkanyari, ihema ryizinze. Kajya kubona ukabona wazanye inda ntayo wagiraga, kamenya ngo ihema ryizingiye hano. Kajya kubona ibintu ukabona biratendera hano ku matama, atari ko byagenze bite, ryizinze tu, kandi ntacyo ushobora kubikoraho. Urisige ririzinga, utarisize ririzinga, urigaburire ririzinga, uribyinire rizizinga. Ariko ikintu nkunda, Bibiliya yatubwira ngo, niko Paulo yanditse aravuga ngo nubwo uyu muntu wacu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere wagenda yiyuburura. Haleluya. Ngo kandi ngo abakiranutsi ngo no mu busaza bazagira amakakama n'itoto, ngo bazera n'imbuto nyinshi. Aho rero njyewe nshaka gusazira, ntabwo nshaka gusaza nk'isabune. Uyigura ari nini, uko uyikoresha imanuka, uko uyikoresha imanuka, uko uyikoresha imanuka, kazageza ahantu wayishaka ukayibura, yabaye ifuro, yashaje ishira. Ariko twe dusaza tuzamuka, ntabwo dusaza tumanuka. Haleluya. Iki rero nicyo ngira ngo dutekerezeho uyu munsi. Abakristo bafite ubuhamya kandi bagenda uko bakura, ubuhamya bwabo buzamukaho kumanuka. Amen. Hari abantu kera nkikizwa, nabonaga nkibaza niba nzamera nkabona babwiriza ubutumwa, nkabona bavuga Yesu, bamwe barafite n'inanga bagacuranga, bandi hari kabisa umunsi nanjye nayo. None muri none sigaye mbashaka nkabona kanaka
ko hajyaga nyimpressiona kera nkiri mutoya mu gakiza haracyahari, ntugire ngo yarapfuye oya, arahari ariko uzi icyamubayeho igihe jyewe nazamukaga we yagiye akura nk'isabuni, jyewe ndakura nk'umwerezi w'i Libanoni, ndakura nk'umukindo uteye mu gikari cy'Uwiteka, waragenda acogora asubira inyuma. None wazamushaka kuvuga ati kana kuriya ko najyaga mukunda, ko najyaga mutangarira, byamugendekeye bite? Yakuze nk'isabuni. Ngaho namwe ni mwigenzura, ariko harimo bamwe kera mukiri batoya mwari mwaraciye ibintu muri abarokore babatangira ubuhamya, none uno munsi baravuga ngo ariko uriya muntu kera yarakizwaga. Wabaye karahanyuze, wabaye kera twari muri Yesu. Suko bigenda, tugenda tuzamuka tuva mu bwiza tujya mu bundi. Reka tugaruke kuri kiriya gice badusomeye cya mbere cyo mwitangirira, cyo mu Kuva igice cya 32. Turiga kuva igice cya 32, hanyuma tuze kureba no muri Timoteyo wa 2 ibice 3. Hariya Kuva baratubwira ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka ku musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi cyabaye. Mose yayoboye aba bantu. Muribuka inyigisho turiho, abakristo bo mu minsi ya nyuma, abakristo batagira ubuhamya. Mose ayobora aba bantu, babona ubuhamya bw'Imana, babona ibitangaza by'Imana. Babonye ibitangaza by'Imana muri Egiputa, iwabo i Gosheni aho bari batuye. Muri Egiputa yose hagacura umwijima, i Gosheni izuba ririmo kwaka. Muri Egiputa hakagura urubura, i Gosheni baragiye inka. Muri Egiputa abana b'imfura barapfa, i Gosheni ababo basinziriye. Babona Imana ibakura muri Egiputa n'amaboko akomeye. Babona Imana ibayobora mu butayu, bahagarara imbere y'inyanja, Imana ivuga ijambo rimwe, inyanja icikamo kabiri barambuka. Babonye Imana. Babona Imana ibajyana mu butayu, babura amazi, Mose akubita urutare rubaha amazi baranywa. Babona Imana ibagaburira amanu batari barigeze babona, bakabyuka mu gitondo bagasanga amana irahari. Babona Imana ibagaburira inyama, barazirya barazihaga. Ariko barangije, nyuma y'imyaka 40 bari hafi yo kugera mu gihugu cy'amasezerano, Mose yagiye kuzana amategeko azabayobora mu gihugu cy'amasezerano. Bagezeyo, Imana yamubwiye ngo Mose zamuka uze tubonane, muzasome neza Bibiliya zanyu. Mose ajya kuzamuka umusozi, Imana yarabanje yiyereka bari abantu ngo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya. Babwira Mose batutubabarire, aya majwi y'inkuba ntituzongere kuyumva ukundi, genda uvugane nayo ujye uzutubwira ibyo yakubwiye. Babonye Imana na mbere yuko Mose azamuka. Ninde utarabonye Imana murimo? Ariko Mose agiye atinzeho iminsi 40, ngo baraza basanga Aroni, baramubwira ngo Aroni, wa mugabo Mose wadukuye muri Egiputa ntituzi ibyamubayeho, ntituzi aho ari, turemera Imana. Babonye Imana irema ibintu, ariko barashaka ko babaremera Imana ikoze mu bintu ngo abe ariyo baramya. Kandi iyo Mana yari yarababwiye ngo jyewe ndi Imana, sindi ikigirwa mana, sinterurwa, sindi ibuye, sindi igiti. Ariko baramubwira ati turemera Imana, tujye tuvuga ngo izi nizo mana zadukuye muri Egiputa. Halo, dushobora kumva abantu tukavuga ngo aba bantu barinjije, ngo aba bantu bari ibigoryi. Ariko mwitegereze n'uno munsi nibwo buzima tubamo. Benshi muri twebwe twaryamye ku misambi, twiyorosa ibirago. Ariko abangana gutyo ngira ngo ntabwo tukiri benshi. Ariko reka ndebe batinyuka kubyemera se. Bakamanika bakavuga ngo jyewe naryamye ku musambi niyorosa ikirago, reka ndebe niba hari abarimo. Jyewe ndimo. Abantu baryamye ku musambi bakiyorosa ikirago. Mwatubonye. Abantu babaye muri mobile houses. Twebwe mu Mutara twigeze kuba ahantu tukagira ikintu twitaga mobile houses. Ukaba mu nzu y'ibyatsi, ukayisakaza ibyatsi, ubwatsi bwahashira ugahambira ibiti byatsi ukabijugunya, ukayiterera ku mutwe ukagenda mobile house.
kandi ubwaho ugiye uragenda utema ibyatsi usasa urenzeho umusamba hasigaye usinzira wabaye muri mobile house ariko mwambwiye ngo Uwiteka agira neza ariko rero umuntu akaza akansanga nicaye kuri kaburimbo y'i Kigali ntuye muri cadastre ndi mu modoka akaba turiya muntu agomba kuba yaravukiye mu bisubizo yavukiye mu gikari se abavukiye mu gikari muraho ab'Imana yagiriye neza abavutse za opito zitarabaho tutambaye ranje twari ikinonko uri mu mutwe w'umurima nyoko arimo guhinga Imana ikakurinda tetanus ikakurinda inzoka ugakurukanga no gutya warangizwa bivuga ngo ariko Imana ngo ni ngombwa umuntu aricaye mu butunzi Imana yamuhaye ariko abanyarwanda bo mwebwe banantangaza umuntu yicaye hano abona bombe zigwa abona imihoro imuca imbere abona amagoronade abona imbunda abona ibyo byose arangije aricara Imana imaze kumwicaza neza imaze kumugaburira amaze kurya amaze guhaga ngo nimuturemere ikindi kintu aho aricyo dushyiramo ibyiringiro. Hello aba bayisirayeli basa n'abantu bose ujya muri Amerika niko bameze ujya i Burayi niko bameze ujya mu Rwanda niko dutangiye kumera ku cyumweru benshi tuba twagiye gushima Imana yaduhaye amabondo ugahura n'abantu igihe abandi bagiye gusenga ukabona umuntu aragenda n'igicece kivuye ku maguru kigeze hano hejuru hari abanyamwera abantu ariko iriya worship baba baririmba ihe ndirimbo muturemere Imana aba arizo dusenga Imana z'amabuye Imana z'ibiti Imana z'ibyuma Imana zicara muri bank Imana z'indemano abantu baricara bakareka Imana nyamana bagasenga Imana z'indemano abafite bene iyo myizerere nta buhamya bagira turaje tubire baraza babwira Aroni ngo turemere Imana tuyisenge. Point ya kabiri bene abo bakristo bagira n'idini ijyanye nabo idini ijyanye nabo. Aroni yari umutambyi mukuru watoranijwe n'Imana arababwira ngo nimunzanire ifeza n'izahabu hanyuma mborohereza ubuzima. Muri kino gihe dufite abakristo badusaba kuborohereza ubuzima bazatuzanira ifeza n'izahabu ariko tuborohereza ubuzima. Azabana n'umugore amudivorce ariko anzanira izahabu mworohereza ubuzima nongere musezeranye kandi amategeko abimbuza. Azarara akora amahano yandi yose ashaka ariko narangiza kubwira ati ariko pastor ntugakabye cyane kutubwira ko turi abanyabyaha. Nigeze kubabwira niga mu Bwongereza hari umupastor w'inshuti yanjye yayoboraga itorero rimwe mu matorero yaho abakristo baraterana inama nkuru y'abakristo baraterana nkuko hano tugira inama ya paruwase baraterana barabanza biga ikibazo cya pastori barangije baramutumira baramubwira ngo hari amagambo tudashaka kuzongera kumva mu nyigisho zawe. Mu Cyongereza baramubwira ngo hari ijambo ryitwa sin to sin gukora ibyaha ntidushaka kuzongera kuryumva. Hari ijambo sin ry'izina icyaha twebwe ntabwo turi sinifu ntidushaka iryo kuryumva. Sina none witwise sina ni igitutsi ukatwita abanyabyaha. Yego tugira intege nke ariko turi abantu bifashije. Arababwira ati rero ayo magambo niba mwayakuye mu byo ngomba kubabwira reka nanjye nkure Bibiliya yanjye muri iri torero ryanyu kuko sinabona icyo mbabwira ntababwiye ko mugomba kwihana kuko muri abanyabyaha. Bamwandikira ibaruwa baramusezerera abo mushomeri mu izina rya Yesu. Ariko n'uno munsi ntimugire ngo naho honyine nahani wacu. Umuntu umwe yarabimbwiye muri iyi minsi ishize arambwira ati ariko pastor wibasiye abagabo. Tiwibasiye abagabo hari inyigisho nari nigishije nyine yibasiye abagabo. Arambwira ati muri iyi minsi wahagurukiye abagabo urabibasiye utumereye nabi. Ndamubwira ntabwo nari nabamerera nabi. Ninde se womboka turaje tubibone ninde womboka sakajya mu mazu n'abagabo ngo hari abagabo bomboka bakajya mu mazu nubyigisha aho batubwo ngubwo wakabije ariko barabikora.
izi nda se leta yirirwa ivuga ngo inda zitateganijwe ninde uzitera? si abagabo? nta muhungu utwara inda, zitwarwa n'abakobwa. none se umukobwa asambanije undi mukobwa ntiyamutera inda? ni abagabo. umuntu agaza akakubwira ngo ibyo ntukabivuge, ngo iyo utangiye kuvuga gutyo ngo budutunze agatoki ngo n'itorero hari ubwo rizabura abantu. yewe abanyabyaha bashize mu itorero bakagenda nta regret ntagira, nabakurikira aho bagiye nkajya mbabwiriza mpagaze ku muhanda, kuko ngomba kubwira umunyabyaha ko agomba kwihana. Imana yaravuze ngo nubwira umunyabyaha ngo gupfa kuzapfa, ngo akihana akava mu byaha bye ngo azakiza ubugingo bwe, ngo ariko ninkubwira mwana w'umuntu ngo ubwire abanyabyaha ngo gupfa ko muzapfa, ngo ukicecekera, ngo amaraso yabo nzayakubaza, ayanyu ntabwo nzayabazwa. nzababwira ko mugomba kwihana mukava mu byaha. basanga umutambyi witwa Aroni, njya nibaza Aroni icyo yapfaga n'aba bantu. basanga Aroni wabonye Imana, basanga Aroni mukuru wa Mose, basanga Aroni watwaraga inkoni ikora ibitangaza. baramubwira ngo bya bindi byibagirwe, uturemere Imana y'izahabu n'ifeza. turakuzanira ifeza n'izahabu, turemere Imana. turazana amaturo menshi, ariko ntukatubwire ko turi abanyabyaha. tuzajya dutanga ibyacumi, ariko tworohereze. aha reka mbabwire, imyaka yanjye iragenda yicuma. buriya hari imyaka ugeraho ugatangira kwihuta, kubera ko uzi ko iminsi usigaranye ari mike. ntabwo nzi uko ingana, ariko iyo mbonye abantu bagenda muri iyi myaka, nahoze mbibwira abantu bo mu Cyongereza kare ndimo kwigisha, ndavuga nti yewe mfite ibimenyetso birenze kimwe bimbwira ko ngomba kwihuta. icya mbere kiri muri jyewe. iyo mbyutse mu gitondo hari abambwira ngo ariko pastor ngo usigaye ugaragara uri umusore, wavuze ko nabyibushye ahubwo niremereye. Nabyuka mu gitondo kumva birakaka, nkavuga nakarabaye ndashaje tu, ariko ntabwo babinteye. ariko icya kabiri, nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ya mbere yo muri 1999 n'izakurikiyeho ko namazemo manda enye. abakomiseri twatangiranye muri 1999, ejo bundi hari umuntu umwe twari turimo kubisubiranamo, nsanga 6 muri bo bamaze kwambuka. ndavuga nti you never know, ashobora kuba ari gihe uzakurikiraho, ntareka nihute. niba ubonye abantu mwakoranye 6 bamaze kwirenga, jya umenya ngo ushobora kuba ari wowe ukurikiyeho. ngaho buri muntu wese wicaye hano nabare abazi asiye abo mwaririmbanye muri la fraternité bambutse ni bangahe? nabo mwabanye wenda aho wari utuye Gikondo cyangwa n'ahandi. burya buri muntu wese nubona umuntu agenda ujye umenya ngo Imana irimo irakwibutsa ngo ihute, kuko you may be next. ushobora kuba ari wowe ukurikiyeho. rero ibyo ntibintera ubwoba, ahubwo bintera umwete. navuga ngo reka nkore nkifite uburyo, reka nkore igihe cy'igihari, kugira ngo isaha yanjye nigera nzavuge ngo Mana rero narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, nashoje umuhamagaro, mbikiwe ikamba ry'ubugingo iryo Uwiteka umucamanza utabera atubikiye twese abategereje kuzaza kwe. Haleluya. kubera iki? niki gituma abantu bakora biriya ngo Mose yaratinze, ngo babonye atinze ngo barazabwira Ronathan Mose aratinze. n'abantu buno munsi niko bavuga. Yesu yasize avuze ngo ndaza vuba, noneho bageze aho babonye ataje, utangira kuvuga ngo ariko bya bindi yatubwiye ashobora kuba yaratubeshyaga. kubundi iryo terabwoba ryanyu ngo ninjya gupfa ngo nzihana. mwene data wicayemo hano, uzapfa ryari? hari igihe uryama ugapfa mu buriri usinziriye ntumenye ko wanapfuye, ugaheruka wari uryamye ukisanga wapfuye. none wazagenda utyo? ihana uyu munsi niwo munsi, ihana iyi saha niyo saha yo kwihaniraho. ntugashyire ejo ibyo gutunganya iby'urugendo rwawe. abakristo badafite ubuhamya nabahora bashyira kure umunsi w'Uwiteka, akavuga ngo reka mbe nikorera ibyaha, kamera nka ya nkongwa yo mu mugani. uzaga koko kitwa nkongwa, mujye mubona mu bigori ngo nkongwa yagiye mu kigori ijyamo kabisa yumva uburyohe ni bwinshi. noneho nyiri umurima araza aciye ikigori, abona harimo inzira ya nkongwa, kuko iyo nkongwa yinjira mu kigori ubona ahantu yanyuze. ngo arayibwira ati nkongwa, ibigori byanjye nabiciye mvira mu bigori. nkongwa iramubwira ati ariko hano hantu hararyoshye. arabwira ati akaba hanaryoshye yagize ati ariko ibigori nabiciye mu mwanya ndabiteka. aragenda arabivovora, agiye kubishyira mu isafuriya, aravuga ati ariko nkongwa, ushatse wava muri kino kigori, kuko ibigori ngiye kubishyira mu mazi. nkongwa iti ariko nyihanganiraho gatoya mbanze ndyeho. amaze kubishyira mu mazi aravuga ati nkongwa, ko ntarashyira isafuriya ku ziko wavuyemo bitaraba bibi.
nkongwa irumagiho acana umuriro. Hanyuma niyo mpamvu iteka ryose ubona nkongwa ibirimo gusohoka mu kigori igapfa itarasohokamo. Hari abantu barindira nk'iyo nkongwa akavuga ngo ino siraryoshye, ngo ino simeze neza, Imana igasigaho urusenda ngo mucuke mukanga, Imana ikazana corona tugahera mu nzu mukanga, abantu bagahora bavuga ngo biracyaryoshye. Ihane, uyu ni wo munsi, kuko ntabwo munsi isi izarangirira uwuzi. Ndavuga kuri wowe, isi ishobora no gutinda kurangira ariko twese tuzagenda, kandi ntabwo ari iterabwoba. Kuko igituma abantu bakora nka kuriya twavugaga, murebe mu rwandiko rwa Petero rwa 2 ibice 3, ikintu kidamaraza abantu ni iki cyadamaraje abayisirayeli. Bavuga wa Mose wajya kudushyiraho igitutu, wa Mose wajya gutubuza amahwemo. Yagiye, turemera akagirwa Mana, twongere twisanzure, twongere twidagadura. Ariko uzi impamvu bari abantu bashakaga ibigirwa Mana? Burya ibigirwa Mana ntacyo bisaba, ibigirwa Mana nta mategeko bitanga, ibigirwa Mana nta mipaka bigushyiriraho. Uragiterura warangiza ukikorera ibyo ushatse. Kuko n'aba bantu barangije, reka wenda manze mbisome hanyuma nze muri Petero. Aba bantu barangije kubaremera ikigirwa Mana, umva icyo bakoze, kandi nibyo abantu buno munsi bakora, nibyo bakunda. Ngo umurongo wa 6, ngo bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa. Baracyari abantu baracyatamba ibitambo byoswa, baratura, barasenga, sivyo? Batamba ibitambo byoswa ariko barabitambirira ikigirwa Mana. Bazana ibitambo byuko bari amahoro, bazana ibya 10, bazana n'amaturo, bazana abantu bicwazwa no kurya no kunywa, sivyo? Kuko ibi bigirwa Mana ntibibuza kurya, ntibibuza kunywa, bahagurutswa no gukina. Avet iri jambo bavuze ngo bahagurutswa no gukina, muri original biravuga ngo bahagurutswa no kwinezeza. Muri make bahagurutswa no kunezeza umubiri. Baranyoye, barabyinnye, bahagurutswa no kunezeza umubiri. Kuko biriya bigirwa Mana by'abanyamahanga byafashaga kunezeza umubiri. Iyi rero niyo dini abantu basigaye bakunda. Bashaka umutambyi umeze nka Aroni, umubwira ko ubuntu bw'Imana buhagije, ko ibyaha wakoze kera n'ibyo ukora n'ibyo uzakora byarihiriwe, so ushobora kwikorera ibyaha nta ngaruka bizakugiraho. Bizayikugiraho, bizayikugiraho, ntibazababeshye. Abatambyi nkabo ni barumuna ba Aroni, cyakora we nyuma yarihannye, ariko wenda natwe harimo abazihana kubera gukora bene ibyo. Umva Petero wa 2 ibice 3 aravuga ngo mubanze mumenye iki. Umurongo wa 3, mubanze mumenye iki yuko ku minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kweririye, kuhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko bigibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi karimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntiribikabisobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza yuko ritinza, ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Haleluya. Igituma Yesu atinda kugaruka, bamwe bibwira ngo igihe mwakabivugiye se ko ataje, iryo ni iterabwoba. Imana ikavuga ngo ya ntabwo ari iterabwoba, ni ukwihangana kwanjye. Nshaka ko abantu babanza bakihana, kuko ntawe nshaka ko arimbuka. Umva mwene data, ntabwo Imana ishaka kurimbuka. Umva mwene data, wumva aya magambo, genzura ubuzima bwawe, wumve niba uri mu nzira, wumve niba uri mu kwizera, cyangwa uri muri abo bakristo bo mu minsi ya nyuma bafite ishusho yo kwera ariko bakabihakanisha ubuzima bwabo. Kuko mugaruke hahandi muri Timoteyo wa 2, rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, ndimo ndashaka kwihuta ngo tusoze. Paulo aratubwira ngo dore kizababwira, dore kizabereka bene abo bakristo bo mu minsi ya nyuma, bene abo bakristo basenga ikigirwa Mana, bene abo bakristo basenga ariko ntibagira ubuhamya. Aravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka, kandi niyo turimo, hazaza ibihe birushya. Ibi ni ibihe birushya.
by'iminsi y'imperuka, birimo ibintu bigera kuri bitatu ndi bubabwire, hanyuma nkabahamagarira kwihana. Icya mbere tuvuga ngo abantu bazaba bikunda, umuntu yirebaho ntareba abandi, ababyeyi bikunda, abana bakikunda, abavandimwe bakikunda, abantu bazaba ari selfish, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, bakunda ibintu kurusha uko bakunda abantu, birarira, bibona, batukana, abana batumvira ababyeyi babo, abantu ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Uribuka ba Isirayeli bakunda ibibanezeza, turemera ikigirwamana twinezeze, kuko iriya Mana yacu ntibyina, iriya Mana yacu ntitwemerera gusamba, turemera ikigirwamana, tugisenge, tugitambirira ibitambo, ariko niturangiza tunywe, niturangiza twinezeze. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Urabibona, ntabwo baretse idini yabo, oya, bareke idini yabo bajye bitwa pagani, oya, hanyuma se napfa bazamuhambe bate? Agomba kugira ishusho yo kwera, agomba kugaragara, agomba kuvugwa, akicara imbere bakamenya ko ari umunyedini, afite ishusho yo kwera ariko ahakana imbaraga zako, kuko nta buhamya afite. Imbaraga zo kwera kwacu ni imbuto, ni ubuhamya bwacu. Haganyuma reka dusobanurira hano urebe ibintu bisenyuka kubera iyi myitwarire. Icya mbere gisenyuka ni umuryango, icya mbere gisenyuka ni umuryango, kuko iyo abantu babana umuntu yikunda, adakunda nabe, umugabo adakunda umugore ntakunda abana, erega n'umugore ntakunda umugabo ariko agakunda impiya. Ese ntimwabibonye muri iyi minsi? Umva ibintu bya mbere atubwira, murebe umurongo wa 6 ngo muri bo harimo abagabo bomboka, baromboka, ntabwo bagenda ku mugaragaro, harimo abagabo bomboka bakanyaga abagore. Izi kategori ebyiri ndagira ngo muziteho, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwose. Aba bantu babiri muri ino minsi baratugoye, aba bantu babiri muri ino minsi baratunanije, aba bantu babiri muri ino minsi bashenye isi. Aba bagabo bomboka basanga abagore batagira umutima, bamaze ingo. Kera erega mu gihe cya Paulo barombokaga, muri kino gihe rero komboka byaroroshye. Haro, muracyankurikiye? Komboka komboka bisigaye byoroshye. Haro, ntabwo abantu bacyomboka n'amaguru. Wampaka nimero kawe ariko mpiya WhatsApp, turachatinga, turomboka muri chat, uza kagatindi. Iyi rero ni inzira y'ibyaha ikomeye cyane. Umugore aragenda akifata selfie yambaye ubusa, akoherereza umugabo womboka, ati usi yumbonye gutya utekereza iki? Ibyo mbabwira ni ibintu mfitiye gihamya, zarashize. Si rimwe, si kabiri, si gatatu mbonye ubwo buhamya. Pastor, tubiziranyeho. Aba pastor twe turi mu ishuri, turimo turiga uko abantu bomboka bakoresheje telefone. Umuntu akicara nimugoroba agafungura akajya gukora profiling y'abagore b'ibimero n'ibindi byose. Iyo wigaburiye umwanda urwara mu nda, baromboka. Paulo aratubwira hano ngo ikintu kizakubwira ko turi mu minsi ya nyuma, dufite abakristo bomboka, barombokera muri porno, baromboka bareba ibyo batagomba kureba, barabyohererezanya, baromboka. Ingo zashize n'abagore batagira umutima, batawugira. Ntimugire ngo ndatukana, ndarakaye, n'Imana irababaye. Umugore arifata
akoherereza umugabo selfie y'umuntu wambaye ubusa, umugabo akajya gusambana we n'umugore w'umusambani n'umugabo w'umusambani bakifata selfie, umugore akayoherereza umugore wundi akamubwira ati rega buriya turamusangiye. Ubwo urwo rugo ruzongera rube ruzima? Ubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Bibiliya ikatubwira ngo aba bakristo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, ingo zigasenyuka. Ariko saho bigarukiye, Paulo aratubwira ngo iki gihe kizaba kirimo abakristo babeshyerana, batarabera, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana. Muri no minsi rero ariko na telefone zirabikora bambe. Izi telefone, iki ni igikoresho cyiza ariko ni igikoresho cy'ibyaha. Wicarana n'umuntu ngo ni inshuti yawe, akakuvura kaza ariko tuvuge ibya ati diocese yacu buriya bimeze bite, ati buriya mubona ibintu by'idini bimeze bite, ugatangira nawe ugahomboka ukavuga, nawe ubwo yagukubise muri record ukazasanga bakazubwira ati ariko ibi bintu iyo wicaye ukavuga umuyobozi wawe gutya. Erega natwe mu gipastori birahaba, turagambana. Mu gihugu hari hanze baragambana, barabeshyerana, barasenga. Haro ngaho ni mu mpakanye, mwampakaniye ariko nkamenya ko ndi umubeshyi. Bibahora cyangwa ntabwo bibaho? Nshobora kuba mu isi yanjye. Mwihane, uyu ni umunsi wo kwihana, tukagira ubuhamya, ukagendera mu kuri. Ibyo uvuga ukabivuga kuko ukunda. Urabona inshinga igarukamo hano, ni abantu badakunda babo, ni abantu badakundana, ni abantu babeshyerana, ni abantu bagambana, ni abantu bikakaza, ni abantu bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana no gukunda abantu. Iyi niyo minsi turimo. Urukundo rwa benshi rwarakonje mu rugo, abagabo baromboka, rurakonja mu rugo, abagore baromboka, rurakonja mu rugo, abana ntibacyumvira ababyeyi. Byanditse muri aya magambo. Ariko Bibiliya ikarangiza tubwira ngo rero mu gihe nk'icyo ngicyo, haleluya, mu gihe cy'ubukristo butagira ubuhamya, noneho Paulo akandika akavuga ngo umva rero noneho niyo byamera bityo. Murebe umurongo wa 10 waho ngaho muri Timoteyo aravuga ngo ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. Ariko wehoho muntu w'Imana, hari uburyo tugomba kugenda, hari uburyo tugomba kwitwara. Iyo dini tubwira ko ushobora kuramya ikigirwamana ukagenda ukinezeza, Paulo akavuga ngo ya twese uko tuzagenda. Ariko wehoho muntu w'Imana, hari ukundi ugomba kugenda. Reba umurongo wa 14 niho ndi burangirize. Akavuga ngo ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyega ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Wamenyaga ibyanditswe byera kuva mu buto bwawe. Harimo benshi ndashaka kubasubiza inyuma, ndashaka kubasubiza aho mwavuye. Muri Yesaya Imana iravuga ngo ibuka igitare wahwanyuweho. Bamwe muri abana b'abapastori, abandi muri abana b'abarokore, abandi mwabaye mu itorero, mwize Sunday school, ariko wibuke ko kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bigusobanurira agakiza. Kandi niba uri na mushya tuzabigusobanurira, kuko hari agakiza tubonera muri Yesu, tukashorera imizi muri Yesu, tugakurira muri Yesu, tukagendera muri Yesu, hanyuma tukagenda twera imbuto nziza z'abizeye. Amen. Hanyuma akarangiza avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamuhanira gukiranuka, bikamwemeza ibyaha bye, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye rwose ashobore gukora imirimo myiza yose. Akira Yesu, ugendere mu ijambo rye, uve mu bwiza ujya mu bundi, uve mu bantu bagendera mu kwiyoberanya ngo bafite ishusho yo kwera. Niko hariya batubwiye umurongo wa 5 ngo bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zako. Noneho akarangiza tubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, get away from them, witandukanye nabo. None mwene data, ndashoje, ariko ndagira ngo ngusabe, niba wicayemo hano number 1 ukaba atari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe,
ubwo nta nubwo uratangira urugendo. Ariko icya kabiri, niba waramumenye ukaba uri muri aba ngaba tumaze gusoma, zamura ikiganza aho urubwira Imana ngo Mana, I repent. Mukiza ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe, nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Niba wicayemo hano ukaba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe ngo uyu ni wo munsi wo kwakira Yesu, cyangwa ukaba warigeze kwakira Yesu ariko ukaba uri muri bariya abagenda arenga uhinguka, ukaba ugenda aho kugenda uzamuka ukagenda usubira inyuma, uzamura ikiganza ntugire ubwoba, ubwire umwami Yesu ngo Mwami Yesu, this is my day, uyu ni umunsi wanjye, uze winjire mu bugingo bwanjye untegeke. Doruko njeni byose ndabikuzaniye, mwamubingure ho nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Zamura ikiganza aho uri niba wumvise umwuka avugana nawe, kandi niyo utakizamura mu buryo buzamuye, ariko ibyo ari byose ndagusaba mwene data, aya magambo ntagupfira ubusa. Uyu munsi w'umunsi wo guhinduka, umunsi wo kwihana. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe n'iby'abantu bemera yuko bashaka guhindura ubuzima bwabo. Kandi Mwami Yesu, natwe twese ahubwo niko dukwiriye gusenga, kuko muri ino myaka turimo ijambo ryawe riratubwira ngo mu minsi ya nyuma ngo hazaza ibihe birushya, ngo ubwo abantu bazaba bikunda, ubwo bazaba bakunda ibintu kurusha uko bakunda abandi, ubwo bazaba batagikunda imiryango yabo, ngo ari indashima, bikakaza, bangiza. Turasenga Mana ngo tuvane muri zo kategori mbi, udushyire muri kategori y'abana bawe. Reka imbaraga zawe zigende hagati muri twebwe, uvugane n'umutima wa buri muntu, umwibutsa aho yavuye akagwa, umugarure mu nzira, umwambike imbaraga, umuherekeze, umushorere, umuhe umugisha, kandi umukomereze mu nzira yawe. Mana, uhembure umurimo wawe muri iyi minsi, utugenderere nk'itorero, utugenderere nk'urusengero, utugenderere nk'igihugu, ugenderere imiryango yacu. Mana, imbaraga zawe zimanukire guhindura ubuzima bwa bose. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, uduhe kuba abakristo bafite ubuhamya, uduhe kuba abakristo bafite imbuto, uduhe kuba abakristo bakuvuga, uduhe kuba abakristo bakura, uduhe kuba abakristo baguka, uduhe kuba abakristo bahesha izina ryawe icyubahiro, kandi tugahesha abantu umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.